Ndabasuhuje bakunzi b'impanga official. Njye ubasuhuza nitwa Mr. Tagaho. Mbere yuko ntangira ikiganiro mbanje gushimira buri umwe wese witanze agakora subscribe kuri iyi channel yitwa impanga official. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku ndwara yitwa asthma. Asthma ni indwara ifata imwe mu myanya y'ubuhumekero ikibasira uduheri duto tw'umwuka, bigatuma imvubura z'urugendo zo muri iyo myanya y'ubuhumekero zikora nabi. Hari impamvu ebyiri z'ingenzi zitera asthma. Asthma ishobora guterwa n'impamvu zo hanze y'umubiri. Ibyo bintu bigatuma umubiri usanganwe intege nke ukora abasirikare bo kuwurwanirira. Kugira ngo habeho kwitabara k'umubiri mu gihe iyo myanda isakiranye n'abo basirikare, bituma havuburwa ururenda rw'igikorwa bikazamura akayi maze kandi bikagakangura igice cy'ubwonko gishinzwe kugabanya umuvuduko mu mikorere y'umutima, ibihaha, igifu n'imyanya ndangagitsina, maze bigakurura inkurikizi twavuze hejuru. Iyo ndwara ikunze kuba umurage ku rubyaro rw'uyirwaye. Hari na asthma igira inkomoko mu mubiri ubwawo, yo idakomoka ku kwihangana guke k'umubiri. Ni iyi abantu bakuru kandi ntituma habaho babasirikare b'umubiri bo mu bwonko bwa age. Guhumeka umwuka urimo ibyangiza umubiri nabyo bishobora gutera indwara ya asthma. Umuvurungano uterwa no kunanizwa mu ntekerezo bitewe n'ibibazo bitandukanye, ibyo twita stress mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa bigaterwa n'ubukonje. Gukunda guhumeka umwuka ukonje cyangwa ushyushye, ibyo ni ibiranga indwara ya asthma. Kurwara kw'imiheha y'umwuka yo mu bihaha cyangwa iyo mu mazuru bitewe n'udukoko duterwa n'indwara za virusi infection. Ibimenyetso by'iyo ndwara rero: kugira ingorane mu guhumeka, kwa kundi uhumeka ugahumeka bikugoye. Bavandimwe, iyi ndwara ya asthma hari n'ikindi kibi cyayo. Mwibuke ko iyi ndwara ya asthma yica. Kugira ingorane mu guhumeka, icyo ni icya mbere, cyane cyane gusohora umwuka bikomerera umurwayi. Umwuka ntiwinjira cyangwa ngo usohoke mu buryo buhagije, bityo bigatuma umuntu ahumeka vuba vuba. Buriya kwa kundi umuntu aba ari guhumeka vuba vuba, ntabwo ari ibintu aba ari kwigira, ahubwo ni ikibazo cy'uduheha tw'umwuka tuba twifunganye. Tumenye ko ubusanzwe umwana ufite hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 5 ahumeka inshuro ya 30 na 20 mu munota, naho ku muntu mukuru, umugore ni inshuro 20, umugabo ni inshuro 16 mu munota. Iyo umurwayi nk'uwo ahumeka, bitera urusaku ukaba wabyumva uri kure cyane. Izo ngorane zo guhumeka zishobora kwiyongera uruhu no mu maso bigahinduka, bikabengerana nk'ibara ry'ubururu, ari nayo ndwara bita cyanose. Kuko umwuka uhumekwa kimwe na oxygene uwubamo bitinjira neza mu bihaha. Umwuka wa oxygene muri make ntabwo burimo winjira neza mu bihaha, kandi umwuka wanduye ntubashe gusohoka neza. Niba wari uri guhumeka umwuka, tuzi ko umuntu yinjiza umwuka mwiza agasohora uwanduye. None ahangaha umwuka wanduye uri kuguma mu mubiri ntusohoke, noneho n'umwuka wa oxygene ntiwinjire mu mubiri. Murumva ko ari ikibazo gikomeye ku bantu barwaye indwara ya asthma. Ibyo ni biranga indwara ya asthma, nshuti zanjye. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri channel yitwa impanga official kugira ngo uzajye ubana natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Noneho tugeze ku ndwara
indwara ya asima, ubwoko bwayo, amoko nyine y'indwara ya asima. Asima y'abana ifata impinja n'abana bato, igatuma umwana aremba vuba cyane, igaherekezwa n'umuriro. Yigaragaza nk'aho ari uburwayi bwibasiye amazuru hamwe n'igihogohogo cy'umwuka ndetse idasize n'umuhogo mu buryo bwa twibanire. Asima itera ingorane yo guhumeka, ibyo turabizi. Umurwayi aba yarembye kandi ni iyo bamaze igihe barwaye ubushobozi bwabo bwo guhumeka bukagabanuka. Nta gahenge iha nyiri kuyirwara, yiyongera cyane iyo umurwayi agize icyo akora cyangwa bitewe no gutekereza cyane, kuko akunda uko kwiyongera kuba ukw'akanya gato, emotion mu ndimi z'amahanga. Hari na asima iterwa n'imihati yo mu mirimo irenze imbaraga z'umuntu. Gukoresha imbaraga zirenze iz'umurwayi afite bitera ingorane mu guhumeka. Uburyo bwo kuyivura noneho nibwo tugeze. Ubu ibinyobwa bishyushye bihagarika uburwayi nka romanine, intusi buriya rero ni ikintu cyiza cyane. Intusi bavuga ntabwo ari intusi zisanzwe. Hari intusi ziba zifite amababi y'umweru, nshuti zanjye. Ziriya ntusi zifite akamaro gakomeye cyane. Gukunda gukandagira mu mazi ashyushye cyane cyane nimugoroba mbere y'uko uryama. Umuntu urwaye asima, niba ugiye kuryama, fata amazi ashyushye uyashyushye. Byaba byiza ufashe na teyi ukayashyiramo, noneho warangiza ugashyiramo ibirenge nk'iminota 30. Ibyo rwose byagufasha kugenda ukira asima. Umurwayi agomba kurekerwa mu buriri cyangwa akicazwa mu ntebe iboneye, agasegurwa. Agomba kwambara imyambaro itamuhambiriye kandi bagafungura amadirishya. Muri make, umurwayi wa asima aba agomba buri twenge tw'uruhu tuba tugomba gucamo umwuka. Ni ngombwa ngo abe ahantu hatari urusaku, hatari abantu benshi, batarenze umwe cyangwa babiri, kandi nabo bakirinda gusakuza. Twumvikane neza, umuntu urwaye asima irinda ahantu hari urusaku, nshuti yanjye. Noneho kugira gahunda yo gukandagira mu mazi ashyushye niyo guhomera ibintu bishyushye ku gituza, byavaho akifubika ibintu bishyushye. Aha, fata noneho umwenda uwushyire muri ya mazi yateye ashyushye, ugende wikanda mu gituza, wikanda ukuntu, cyangwa se urebe undi muntu agukandira. Noneho nurangiza uhite wifubika ikintu gituma ushyuha. Gutwika ifu y'amababi ya datura nicyo bamwe bita ikibutibuti, abandi bakacyita ikimuri, maze agahumeka uwo mwotsi wayo. Gutwika akayiko gato gusa. Ategetswe kugira gahunda yo gukunda kunywa amazi, kandi ntarenze amagaburo 2 ku munsi, kandi yoroheje. Ni ukuvuga nk'isupu y'imboga, potaje. Kandi potaje ni ukuri si ikintu kigoye, inshuti zanjye. Amazi bacaniriye n'imboga rwatsi, inombe, amatunda bacaniranye n'amazi agashya neza kugeza abaye nk'isupu ifashe. Amatunda mabisi n'imitobe yayo n'ibindi byose, cyane cyane ibikize kuri vitamini C. Uburyo bwa kamere: gushyira umurwayi mu cyumba kigeramo umwuka uhagije. Agomba no kunywa amazi atetsemo ibyatsi kandi bikanyorwa bishyushye. Koga amazi y'akazuyaza. Iki kintu cyo rwose, muntu urwaye asima, amazi y'akazuyaza kuyoga buriya ni byiza cyane, biranagufasha. Cyangwa kujya akunda gukandagira mu mazi ashyushye, ibi twabivuze hejuru. Kunywa amazi menshi kugira ngo
ururenda ruvuburwa mu miheha y'umwuka rubobere bityo bikabona uko bishoboka bitaruhanije. Kwifubika bihagije no gushyira mu gatuza ibitambaro bitumbitse mu mazi ashyushye. Ubundi buryo bwafasha umurwayi: kunywa imiti biherekezwa n'ibindi bintu. Urugero byaherekezwa n'imineke, imbuto, imirire iberanye n'uburwayi ifite intungamubiri zihagije kandi nayo ihagije, kugira ngo umutuzo muri wowe wirinde gutekereza cyane ngo bigutware ubwenge no gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje, cyane cyane siporo yo koga. Buriya abantu benshi tuzajye dukunda ubuzima bwacu, nta buzima nta kubaho. Rero gerageza ukore siporo, woge, wimenyereza amazi ashyushye, bizagufasha nshuti yanjye. Kuryama kuri matera no mu biringiti bikoze mu bwoya bw'amatungo nk'ubw'intama, akaryama mu cyumba kitarimo ibitambaro bikingiriza ku madirishya no ku nzugi, cyangwa za tapi zisaswa hasi ngo zikandagirweho. Mu gusukura inzu nta gukoresha umukubuzo waba usanzwe cyangwa ukoze mu mabara, nta no gukoresha ibitambaro byumutse. Umukungugu ugomba guhanagurwa hakoreshejwe ibitambaro byatohejwe mu mazi cyangwa imashini imira umukungugu kugira ngo udatumuka. Buriya umuntu urwaye asthma, nshuti zanjye, tujye tumurinda ivumbi. Kwirinda umwotsi w'itabi, yewe umwotsi w'itabi noneho ku muntu urwaye asthma ni ikintu kibi cyane, ndetse n'uw'ubundi bwoko. Gushyira umurwayi ahantu hatanduzwa n'imyotsi yo mu mijyi, iy'inganda, iy'itabi. Ni ngombwa rero ko umurwayi yarwarira mu misozi, aho bita mu giturage, akirinda kurwarira mu mujyi. Kurinda inzu abamo ubushyuhe cyangwa ubukonje bukabije. Gukoresha indyo yiganjemo amatunda n'imboga. Iyo byagufashe wakwitabaza uburyo bwo kwinika amaboko mu mazi ashyushye kuri °C40. Buri gitondo ubyutse wajya ukubisha umubiri uburoso kugira ngo wongere ubushobozi, hanyuma ukiyuhagiza amazi akonje. Indi miti y'ibimera wakoresha: umutobe w'uruti rwacyo, kuwunywa 2 ku munsi. Reka dukomeze tuvuge tuti amakuru ari kuri uru rubuga tubabwiye ntasimbura ayo umuntu ahabwa na muganga igihe yagiye kwivuza. Ntawe ugomba gushingira kuri aya makuru yonyine gusa ngo yifatire ibyemezo ku buzima bwe. Niyo mpamvu tubashishikariza kujya kwa muganga akabagira inama, maze mukirinda neza indwara ya asthma. Nimureke rero dufatane urunana, duharanire kugira ubuzima bwiza. Niba hari ubundi busobanuro mukeneye, mwazatwandikira muri komenti mukatubaza n'ibibazo tukababwira. Iyi yari Impanga official. Ndabakunda cyane. Nitwa Nishimwe Eric Tagawa. Ndabashimiye.